twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande z'igihugu ndetse n'abaherereye inyuma yacyo, tubahaye ikaze muri wa mwanya w'ikiganiro dusanzwe tubagezaho, aricyo kiganiro cya tubyite ngwiki, aho tuza tudisikasinga ku makuru aba ari apudete, cyane cyane aho twibanda kuri M23 n'ibiri kubera hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo. Hagati aho rero tubibutsa ko share, subscribe, comment ari ingenzi kugira dukomeze kwagura umurongo mugari w'ino YouTube channel yitwa Ishimwe Official. Njye mwumva nkaba nitwa Samuel Ishimwe, ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'ibisanzwe Exo. tukaba tugiye gutangira twanzika rero ku biri kugenda bivugwa, tunabisegura twe tumaze iminsi igera muri ingahe tutabagezaho ikiganiro, nubwo twagiye tubona feedback zimwe na zimwe zitubwira ko ikiganiro cyagiye kibanyura. Tukaba tuje rero kugira dukore mu mizi, twanzike turebe uko ibintu bihagaze hano hirya. Mugenzi wanjye hari ipfundo waba ufite kugira dutangirireho tuzamuke tureba uko ibintu bihagaze. Ipfundo ryo rirahari, gusa reka mbanze mbasuhuze, nanjye numvise uri kubasuhuza ab'ibwota Musindi. Reka mbasuhuze muri ya mvugo ya wa muzungu wayobora wari uri kuri paruwasi ya Rwaza Kiliziya Gatolika, yaragize ati yambu rukara angeze ngo ntabyo jambo rukara icyo gihe yanze kumuha amatwi, yanga kumusubiza, kandi Rukara yarazi igiswahili. Suzi ko iryo jambo ari igiswahili se. Nanjye nsuhuje ab'ibwota Musindi ni jambo, n'abantu mwese bo bari mu Rwanda hari hose ndabasuhuje. Karibu rero, wari ugize uti ngo hari ipfundo mbafitiye. Of course ni ryabura. Ubwo nta bazaniye iki Abanyarwanda. Ikitabuze ni ipfundo kuri inshuti zacu twaba tuzizaniye iki? Tugomba kuzibagezaho update kandi ziryoheye amatwi. Update ziba zihari kabisa. Rero hari amakuru ni menshi cyane. Duhereye kuri nkuru imaze iminsi, nyine iminsi ingahe, si myinshi ariko kandi si mike. Inkuru ya Asiya, inkuru za Asiya na ba mama pasiteri zose zirahari hanze aha n'iki, aho karagaciyemo, ariko tuje ku nkuru zibiri kubera muri Congo. Ariko hagati aho, nubwo wenda kaba kanyuzemo, nabonye Muyoboke yasabye RIB ko uriya mugabo urimo kugenda afata, uriya mugabo urimo kugenda nyine yandagaza aba Asiya, RIB yamukurikirana. Ariko nibyo gufata video y'umuntu cyangwa se amajwi ukabishyira hanze, kirango ni icyaha n'ubundi. Ni icyaha gihanwa n'amategeko, kuko nyir'ubwite ntabwo aba yabiguhereye uburenganzira, kereka biri mu burenganzira, mufite amasezerano y'uko yabyemeye ko bijya hanze. Ubwo rero ariko iriya nkuru igacishijeho kandi maze naga iri gutrendinga. Ibaze ko hari n'abantu bayinsabaga nyine ngo tuyivugeho, ahantu abantu nyine batuvugisha mu gikari bakavuga ati iyo nkuru ubwo mutari kwitubwira neza uko bimeze. Hagati aho tukiri muri breaking, hagati aho tunihanganishe umuryango w'umubyeyi wabashije kwitwikira mu nzu n'abana be babiri. Ariko ntabwo ari bo bari babiri bonyine, hari harimo abantu benshi, hari harimo abakozi n'abandi bakobwa mu nzu, usibye ko nyine babiri, abana babiri na se aribo babashije kwitaba Imana. Abandi bo babonye uko bacika nyine mu nzu baragenda, dore ko nyiri inzu yari yafashe imfunguzo z'inzu zose
akazikingiranya mu cyumba. harya uriya mugabo harya yitwa uriya mugabo yaratuye i Kigali ariko ngo yakoreraga inaha i Musanze mu Biza. niwe nyiri Biza. Binavugwa ko umugore we yari yaje i Musanze aje gukurikirana bizinesi, ubwo umugabo asigarira i Kigali n'abana be n'abakozi gutyo. ubwo bakorera ari i Musanze ngo mu Biza ni resort habamo n'akabyiniro ugeze i Musanze ngo niho hantu haba hatwika byataye. Niho hantu haba hatwika, usibye ko nyine yari anazwi mu bintu by'amasosho media bitandukanye. Yari yakora abakinnyi b'amafilime, abahanzi, arazwi cyane kubera ko abarizwa muri social media cyane. ubwo ni umuntu nyine wa showbiz, aba muri showbiz cyane. aba muri showbiz cyane. cyane cyane mu bijyanye n'umuziki. Hari indirimbo imwe yarasohoye yafatanyije n'abahanzi, ndetse no muri filime. Hari filime zimwe na zimwe yagiye agaragaramo, kandi urebye abapampe be ba hafi bari abakinnyi b'amafilime ndetse n'abariya ba Riderman n'abandi ba Ndimbati bose. Umuziki na sinema yari ibintu yakundaga guhuza cyane. ubwo nyine bya showbiz to. ubwo twihanganishe nyine umuryango wabo, ariko ngo ngo hahiriyemo abana babiri. Ihahiriyemo abana babiri, abandi ubwo barokowe. abandi bararokoka. umudamu we yari yagiye i Musanze ngo mu bikorwa bahoramo bya buri munsi. ni ukuvuga ngo umudamu wiwe yari yaje mu bikorwa by'akazi, nyine twakwita by'akazi, aho i Musanze bakorera ku Biza Resort. ubwo we niho yari ari kubarizwa wenda mw'ako kanya. ubwo ikitari cyamenyekana rero ni kuvuga ngo kugira yiyahure byatewe n'iki. niyo makuru atari yamenyekana. ubwo ntacyo ubwo RIB cyangwa se inzego zishinzwe guperereza uko byagenze, cyangwa se ubuhamya buzatangirwa aho ngaho ku bana babashije kurokoka, kuko ngo bose bahiye. ngo hariho n'abakozi babagamo bose ntabwo bahiriye muri iyo nzu. ubwo ku buhamya burakomeza kugera hanze. andi makuru tuzajya tuyaba muri tubyite ngo iki, ibintu byose tuzajya tubivugaho rwose. amakuru acara hirya no hino tuzajya tugerageza tuhababere, tubaheho, tubavungurireho ku biri kuvugwa, n'ibyo twabashije kumenya byizewe ku biri kuvugwa hanze. kabisa. ubwo rero reka tugaruke hano mu burasirazuba bwacu, mu gihugu duturanye cy'iburasirazuba bwa nyine muri Kongo. hari amakuru yavuzwe, wamenye ko hari abarundi bishwe benshi cyane. ibi nibyo nari maze, hari ikiganiro nasohoye nyine cya update nsohoye mu mwanya washize, cyagiyeho mu kanya. namwe murabasha kutwumva, mutacyumvishe mujyeho mwumve ukuntu cyatangiye kivuga. nyine cyavuga ngo hari abasirikare b'abarundi bateye M23, bayinjiriye M23 irabareka, noneho mu kubareka irabagota, isa naho bashyize hagati. bageze hagati yabo rero irabacucuma bya sana bya karite, bimwe bya nyabyo, ngo harokotsemo mbarwa. ubwo abarundi bavandimwe bacu bihanganira, umva ntago haburamo abantu nyine bafitemo imiryango yabo, abafamiliyare babo. ariko ngo nyine aba M23 yabishe bikomeye cyane. tukiri naho, wabonye ko hari amafoto yahoze acicikana abasirikari ba FARDC bari kwifotoreza muri za Warikare, mu mujyi wa Warikare. Warikare ko byacitse, bavuga ko umujyi bawufashe. ubundi Warikare ukuntu byagenze, M23 tuzi ko barwanaga nyine. yo yagezeho nyine agahenge gasa naho kaje. ubundi ndakeka ari amayere ya M23. M23 imanzi yakuru dutendo twayo kwaje ukuntu barwanaga, ubundi bararekera.
baragiye hacamo umwanya munini nta sasu nta kikivuga aho ngaho muri Walikale. Kumbe M23 yari irimo yiyorganiza cyangwa se yari iri kwisuganya ukuntu ku ruhande, kwisuganya ariko niba nabyita ku withdraw. Hajya urabizi ni ukugira nyine gusubira inyuma kw'ingabo. Yo yasubiye inyuma ariko itasubijwe inyuma nuko yaneshejwe. Ntago abasirikare ba FARDC aribo babasubije inyuma, bo nyine bakiye kurwana, ntago barwana mbese ni ku bushake bwabo. Bikoranye baragenda, ariko ndakeka n'undi bari babizi, bari barabipanze kuva kera uburyo bazabigenza. Bo barwanye bageze bararekera. Ntabwo urumva, ntabwo barwana buri masaha yose, ntabwo baba bari kurwana. Bagira bakarekera kurwana, nk'ejo bagacumbukura cyane iri saha bagacumbukura. Bo rero barekeye bahita bafata ibyabo byose, nta bikintu ngo basize inyuma. Barabasubira inyuma, bava muri Walikale barayireka yonyine. Ubwo rero biravugwa ko nubwo bari abasirikare b'Abakongo ba FARDC ngo Wazalendo na ya mitwe yindi nyine baba bafatanya n'Abarundi, bo bari kwishimira ko ngo bafashe Walikale ariko bayifashe batarwanya. Urumva bo bari kwishima, ariko nibaze bajyamo baridagadura, barifotoza, bari kwifotoza, bari kubyina. Nabonye amashusho nyine y'ukuntu bari kubyina, nge nahoze nyabona. Ariko tuzajya ariko wajya aberekana amashusho n'amafugiye sometime akashiramo nk'amashusho y'ibiri kuhabera, nabyo byarushaho kuba byiza. Ariko hari amashusho bari kubyina, abana bishimye ngo turi kuyobora Walikale nike tuyigenzura. Ariko ubu wababaza ngo muri kuyigenzura mwayifashe, umva nyine nta kintu basubiza. Oya, tukiri naho amakuru angezeho kano kanya mu minota mike cyane ishize, nuko ngo gongeye guhana inkoyoyo. Ugongeye guhana inkoyoyo ngo M23 uri kubacucuma nanone, paka ngo ugiye kubirukana ibavane mu mujyi baturize iyo hirya za Noza, hirya mu mashyamba n'ubundi mu mashyamba. Ahubwo ikintu ntekereza M23 yawe yakoze, ariko n'ubundi M23 nta kintu ikora itagipanze. N'udutendo twa Kamajeshi. Ubundi M23 yavuyemo igira ngo wenda yabagejeje kure itari kubafatisha fresh neza. Ivamo ikora nk'akantu gasa nkaho yabazengurutse, ariko iri ku ruhande rwa Walikale, mu mpande za Walikale, mu nkengero nyine z'uwo mujyi wa Walikale. Hanyuma babonye barakiye kurasana, hanyuma abakongomani ba FARDC baraza, bari basa nkaho ari kubakurikira. M23 yarabihorera, baridagadura uko babyumva, uko babishaka. Ubundi M23 ubwo yakoze ikintu cyo kubata mu ntego to. Ubwo nyine ayo makuru umpaye wasanga yagarutse ije kugira ibabone neza, no barwanira ahantu habona hagaragara. Buriya nibyo nizo strategy bakoresheje. Hagati aho uriya mujyi wa Walikale intambara iwutinzemo, ariko nanjye aho ngo nabara ko nk'uko bivuze ni trike za M23, kubera ko nibyo nemye mvuga, kugira ngo M23 nka gurupe imwe bayikubiteho Ababiligi, bayikubiteho Abakongomani, bayikubiteho Abarundi, bose ikubite ivangura ivana mu nzira. Ubundi M23 yo irwana n'ibihugu, ntabwo irwana n'igihugu, ntabwo irwana na bene n'ibihugu, ntabwo irwana na FARDC gusa. Dore ko mu Bubiligi wamenye ko se yabashije guhanura drone ebyiri zakontorwa na bari abasirikari b'Ububiligi baje muri Kongo. Nibyo bice ba M23 iri kubyerekana by'izo drone, aho zaguye iri kuhagera. Amafoto M23 barayafite, babyerekanye. M23 ifite igikoresho
ejo bundi hari igikoresho nabyo twakivuzeho mu makuru tugenda tubaha, igikoresho kiyifasha guhanura ziriya drone. Iragifite M23 ifite ibikoresho byinshi, ifite ibikoresho ahubwo n'abakomando bayo barakaze ibyinshi. Kongo perezida wa Kongo arashora agashora akagura ibikoresho bikomeye, ariko atafite abantu bazi kubikoresha. none ikintu M23 ikora, iyo itsinze abo bari guhangana isigarana ibikoresho byabo, niyo mpamvu ibikoresho byayo bigenda byiyongera. ahubwo ndibaza abakomando ba M23 babyize ryari, babyigiye aho nanjye namayobera amatagatifu, ariko nuvuga ngo M23 irimo abahanga benshi kandi b'ingeri zitandukanye. ariko impamvu harimo abahanga bo bari bazi ikigamijwe n'icyo bazabashaka kuzakora cyane. urumva ni ibintu bateguye, ariko umuntu akomeza yibaza babyize ryari, n'ubundi ko batamaze igihe kinini nk'ingabo za Kongo cyangwa se z'u Burundi zizwi zimaze igihe runaka. none ababiligi ariko nibo bizanye, n'ubundi ntawabahamagaye muri Kongo. bashaka kuzataho wa Sadek, kuzajya nanjye ya Sadek nyine. wabimenye ni ukuvuga ngo ababiligi ubu tuvugana, ntabwo umubare w'abari ababiligi baje kurwanira Kongo ntabwo wari wamenyekana, kubera ko bivugwa ko ari hagati ya 300 na 500, harabumva nivuga ni 400, 500, 300. mbese umubare waje ntabwo wari wamenyekana, cyane cyane ko n'abanyamakuru babajije ububirigi, umuvugizi w'ububirigi akavuga ko nta basirikare yohereje muri Kongo, ahubwo ko yohereje abasirikari 6 ke nabo bataje kurwana, ahubwo baje gukurikirana uburyo ki imfashanyo zoherezwa muri Kongo zikoreshwa. none se ubundi ubwo baba barohejwe 6 agapfa 8 gusa. nicyo kintu rero nanjye kukubwira. umuvugizi wa leta y'ububirigi abavuze ko muri Kongo hoherejwe abasirikari 6. none mu ntambara yabaye bagwana na M23 yivuganyemo 8. iyo mibare irahurite, ni ukuvuga ngo ububirigi bwabohereje ku bwumvikane na Kongo, ariko ntibushaka kwemerera amahanga ko bufite ingabo muri Kongo. byibuze iyo bapfuye 5 umwe agasubirayo bakavuga bati M23 yaje kudutera mu birindiro byaho twari turi gutoreza ingabo za Kongo Kinshasa. none abantu abasigara 8 bapfuye, wemera 6 ke nabo utavuga ko baje kurwana. ubwo wenda abo babiri wasanga leta y'ububirigi bavuga ngo na Chancho n'undi ba Kisekedi ariko bababirigi kuko n'abandi ntabwo twahamya ko bataje mu buryo bwa mercenaries. ariko zubundi nibwo buryo baje, ese ubwo baje ntabwo ari umusada runaka, umusada bagatanze bakabahaye leta ya Kongo izindi intwaro, ariko se wabaha n'igisirikare. rero ni mercenaries. icyo cyo ni urucabana rwose. ubwo rero amakuru yo hari ahijya arashyushye, agenda yapudetingwa umunsi ku wundi, uko bukeye n'uko bwije havuka ibindi. hagati aho hano mu birindiro hano muri hafi na Nyiragongo nta makuru uheruka kumva ko naho ruri guhana inkoyoyo hafi na Nyiragongo ho na dotero twabaye nyine twazanye ishyamba za babandi bahunze u Rwanda nyine ba FDLR bari baje gutera nyine ngo bongere bisubize ibice byasuze. n'ubundi Nyiragongo ahiri ni hafi yaho bari bakambitse ubundi. ubwo bari bashaka kugaruka nyine ngo baze mu rugo, bazi ngo M23 yarahibagiwe. basanga kumbe M23 niho hantu yibera, niho yashyize office. ni mwajango niho yashinze office. ubwo rero bahise babarwanya
ni agatero kabayeho, ntago byakomeje ngo barwane n'ejo bongeye barwane, ngo basubiyeyo kabuno mpamaguru. mfasha n'ubundi uwagutsinze ntaho yagiye aba yagiye. Andi makuru rero ni aya SADC. Perezida wa Afurika y'Epfo abaturage bamumereye nabi. Batese kandi bamumereye nabi. Impamvu nyine bamumereye nabi ni uko reba nyine ari ingabo yohereje za SADC. Suzi ko Afurika y'Epfo ubundi ariyo yari ifite abasigaye benshi muri uriya muryango wa SADC. Ubwo nyine abaturage impamvu bamumereye nabi baravuze bati, ubwo nyine babivuze ni nyuma ya hahandi Mr. Quickly yari yagiye kuvugana n'abakuru ba SADC. Ati abaturage bati, ni gute wohereje abasirikare abana bacu ku rugamba rwo mu kindi gihugu, warabohereje bapfirayo, none ko bapfiriyeyo twajya kubona tukabona n'umukuru w'ingabo zabishe ari kwishimana n'igisirikare cyacu. Ibyo rero nibyo bari guhora Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Hati guta abana bacu bamwe babateye amada, abandi barishwe, abandi babaye bimuga, hanyuma muri kwishimana n'uwabateye ubwo bumuga, n'uwatumye ibyo byose biba. Ni gutyo nyine Perezida Ramaphosa ari ku gitutu cyinshi cyane muri Afurika y'Epfo. Ari kubikoraho ikizi, ari kwa apologizinga abaturage. Reka n'ubundi bavuga rikijyana rikageraho rigasaka hose, n'ubundi bafite uko arabagenda birabavamo, bizagenda birangira. Yego. Ubwo nyine amakuru yo aba ari menshi, amakuru ni menshi. Tunagana ku musozo, dimo ngira ngo twabashije gutanga ama breaking dutangira, ariko nageraga ngo dusoze dushimira abakunzi bacu, tubashimira intambwe bakomeje gutera yo gushyigikira umuyoboro mugari, kandi tubabwira ko kubashyashya kubarebye ikiganiro ari ubwa mbere, kugira ngo ibiganiro bindi bikurikiyeho bibagerereho ku gihe. Subscribe, comment na share ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ntibibagirwe like yo nagahoraho. Turabashimiye rero, mukomeza gukurikirana uru rubuga rwa Ishimwe Official YouTube channel.